Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora nyarwanda. Mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi, ubu hamwe ni mu gitondo burakeye, ahandi ni ku mugoroba, mu bice bitandukanye bigize isi, murabizi ko turi radiyo ya diaspora. Uyu munsi rero twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tumaze iminsi tuganira n'abajene batandukanye, ariko nanone harimo n'abantu bakuru mu bice bitandukanye by'ibintu baba bagiye bakora, ariko uyu munsi aho twerekeje ku musore ukora ibintu bijyanye na business cyangwa se uri mu gice cya business. Ni uyu munsi tugiye kuganiraho nawe, ni umunyarwanda amaze igihe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Jean-Eudes Benecyo. Uyu munsi wa none niwe tugiye kuganira nawe kugira ngo dusangize experience y'uko abayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva avuye mu Rwanda, ese wenda aho ageze uyu munsi yabashije kuhagera ate, ibyo ndetse n'ibindi byinshi. Niba udukurikiye neza tuguhaye ikaze Jean-Eudes. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuba mwantumiye kuza kuganiriza urubyiruko n'abantu babakurikirana. Abantu benshi bakuzi ku gasurno ka The African Boss, ngira ngo n'abari kubireba ku mupira wawe byanditseho, umuntu ashobora kwibaza iyo surno cyangwa se izina ryaje rite? So The African Boss ni izina rya company actually, so ariko kubera ukuntu rimeze abantu batanya kurinyitira, which is ntabwo ari ikibazo cyane kubera The African Boss ni igitekerezo. So company yanjye ikintu ikora ifasha ama business atandukanye, yaba amato yaba manini, kujya kuri internet no kubafasha kugira ama websites, kugira ama mobile apps. Tunafasha na social media ku ma business atandukanye. So noneho igitekerezo cya The African Boss cyari kuvuga okay, ino company nivamo ikintu gikomeye, abantu bose wenda kuzaba bayibona nko kuri Google kubera ibikorwa bitandukanye tuba turi gukora. Ni iki kintu wenda nshaka ko message company itanga mu bintu byo ku branding. Rero igitekerezo cyari uko abantu bazakurikirana urwo rugendo rw'umuntu uvuye kuri zero kugera ahindutse The African Boss. Niyo message iyo company iri gutanga. So naho daturi. Yego. Hanyuma Jean-Eudes, umuntu yakwibaza umaze igihe kingana gute muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva uvuye mu Rwanda? Maze imyaka 8. Yashize igihe kirekire. Maze imyaka 8, 4 muri yo nayimaze ndi kwiga. Noneho nyuma nkora 2 ndi ku kazi, ndi gukorera company. Hari company hano nakoraga, noneho nyuma ntangira kwikorera ubwindi sigaye. Yego. Ni nkita ngo Yego. Umuntu yavuga ko rero uri aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri iyo myaka 8, ujya ugaruka mu Rwanda wenda cyangwa ntabwo uragaruka? Akenshi ni nka rimwe mu mwaka gutyo iyo amafaranga yabonetse n'ibintu byagenze neza, kuba hari n'igihe n'abo mu rugo baza kunsura hano. So nyine ubonetse nyine uza cyangwa akagenda. Yego. Hanyuma rero urumva Jean-Eudes, kuri uyu munsi wa none mu myaka 8 umaze kugira company ikorera abantu ama mobile apps n'ibindi bitandukanye bijya kuri internet, ariko igitekerezo cyaje gite? Ese cyaje ukiri mu Rwanda cyangwa cyaje ugeze hanze y'u Rwanda? Byaje nyuma narangije kwiga, ntabwo ari igitekerezo cyaje. So ndi kwiga nize ibintu by'amasiyanse hano.
so noneho gahunda yari ukuzajya kwiga gukomeza nyine nkaba nakwiga wenda nkazajya nko muri doctora wenda nangiza nkazagira mu mutwe nagiraga igitekerezo ko hari igihe bizageraho nkakenera kugira business yanjye, so ntangira kwiga ibintu bijyanye na business no kwiga ibintu bijyanye na computer. Noneho nyuma ndangije nyine ntangira nari nzi ibintu byo gukora Photoshop no editing ibintu, noneho abantu nyine batangira kumbwira nyine niba nabafasha wenda nkakorera nk'agaflyer cyangwa utuntu nyine dutandukanye, akalogo, utuntu dutoya nyine dusanzwe abantu baba bakeneye, ariko ibyo ni ku ruhande nyine nararangije ndi muri ka kazi nyine ka mbere nyine nyuma yo ku graduating. Noneho aho nyine niho byataye kuba okay, ibintu nyine ndi kubikora utuntu dutoya, reka nyine mbigire binini bibi ikintu nyine gisobanutse kimpa akazi ku buryo ntakeneye kujya gukorera abandi. So noneho naho ngaho igitekerezo cyaturutse, ndavuga okay, ibintu ndabikunda kandi mbyitaho like cyane ugereranyije mfata umwanya nyine nka buri munsi nibura nkagerageza kwiga ibintu bishyashya kuri ibintu nkora. So ubwo ndavuga okay, byaba igitekerezo cyiza, reka no mbikore cyane, no mbe nafasha business ibintu byose, kuko business ntabwo ikeneye just logo cyangwa ikeneye nyine ibintu nk'ibyo bitoya, ikeneye naho presence yayo yose kuri internet, ko haba umuntu uyifasha. Yego. Hanyuma rero uyu munsi wa none umuntu yakubaza ati ugeze hehe, aho umaze kugera, hari aho wavuye, buri business yose igira challenges, ariko aho umaze kugera ukurikije aho wavuye ni hehe, nawe ubwawe uvuga uti intambwe ndayishimiye? So muri ino myaka 3 buri mwaka hari ikintu wavuga ko ari nka theme y'umwaka cyangwa ikintu dukora gitandukanye wenda ugereranyije. So umwaka wa mbere byari cyane mu gushaka amaproduit, amaserivisi dutanga, gutangira kuyashyira ku isoko, nyine ni muri make gukora amaproduit. Noneho so amaproduit ubwo ni ukuvuga ibicuruzwa byacu byari cyane nyine ibyo bintu byose bitandukanye, gukora amalogo, gukora bya graphic design, so nk'amaposta, niba hari nk'abantu bafite ikintu cyabaye bakeneye umuntu bakorera posta, noneho n'ama website. Ariko uwo mwaka wa mbere harimo n'ibindi bintu cyane cyane bijyanye no gukora content zo kugira ngo abantu batumenye, so nka twagize amagazine dusohora ibintu byanditse, amarticle, amavideo, nyine ibintu bitandukanye byo gusohora nyine content kugira ngo abantu babone ko hari ikintu kiri kuba. Noneho umwaka wa kabiri byari cyane gufata ya produit noneho umuntu akayagira meza kurushaho, so gutangira gukoresha ibikoresho bitandukanye byo kuri internet bikomeye kurusha n'umwaka wa mbere, ibintu bikazamuka gake gake. No mwaka wa gatatu ho akazi kari noneho kujya kuri internet hose, noneho kugira ngo umuntu amenyekane kuri internet. Ibyo ngibyo umuntu twagiye tubikora mu bice bitandukanye, nko kugira amaproduit akurura abantu benshi ku buryo tudakeneye kwirirwa tujya nko ku isoko kugira ngo dushake abantu, ahubwo abantu bakaza kudusanga kubera baba bari kubona amaproduit yacu kuri internet. So aho ngaho ni nko dufite ibikoresho bimwe na bimwe ama business akeneye, so nk'ama plugins, ama themes, nk'abantu bakoresha wenda za company nka WordPress cyangwa
ibindi bikoresho bakora ama website cyangwa bakora ibindi bintu kuri internet bijyanye na website cyangwa ama mobile apps baba bazi ibyo ngibyo, so ama plugins n'ama themes barabikoresha cyane. So natwe tukora zimwe na zimwe zifite n'abantu benshi zikurura. So nk'ubu dufata urugero, dufite nk'igikoresho kimwe gifasha abantu kuba bakoresha kuri website yabo ku buryo bagura cyangwa bagurisha ibintu kuri website zabo bakoresheje momo. So nk'icyo gikoresho nyine umuntu wese ashobora kukidownloadinga akacyongera kuri website ye cyangwa akakigura bitewe nyine dufite amaverisiyo atandukanye. So nk'icyo ngicyo ubu ngubu gifite ubanza nk'abantu 1000, ama website nk'igihumbi amaze kukidownloadinga. Dufite n'ibindi bikoresho bitandukanye ariko wenda mu mbona iki kintu umuntu yaba ari familiar cyane. Hari n'ikintu cyitwa Cash App, n'indi momo ya hano ikora muri Amerika gusa. So nayo turayikoresha kugira ngo dukurura abantu. So nayo ifite n'abantu barenze 1000 bamaze kuyidownloadinga. So ibyo bikoresho bitandukanye dushyira hanze no bituma abantu bari ku isoko bavuga okay, none company nyine isobanutse ugereranyije na yandi yari mu myaka ishize yari iri gukora udu-produit gusa ku bantu batandukanye kuri business zitandukanye. So ubu naho ni ibintu turi gukora biri ku rwego mpuzamahanga. Yego, urumva ko mumaze kugera ahantu yavuga ko hashimishije, ariko nk'umunyarwanda Jean Els uri aho ngaho, nk'ibintu ukora ubona uruhare wenda rwawe by'umwihariko cyangwa se abantu wenda muri rusange muri aho muri diaspora mu guteza imbere igihugu cyanyu cy'u Rwanda ari uruhe, by'umwihariko wenda ugendeye nko ku byo wowe ukora? Okay, yeah, so cyane cyane ibintu nkora ni ugufasha abantu. Ama business kuyashyira online. So yaba ari business yo mu Rwanda, yaba ari business iyo ari yo yose, ipfa kuba ari business ikeneye kujya online kuko dufite ibikoresho tuzi kubikora. Kandi kubera ibintu kuri internet, twebwe tujya ahantu hose mu masoko aho abantu bakeneye ibikoresho ducuruza ku buryo badusanga. So rero mu rwego rw'umunyarwanda no gufasha abanyarwanda, dufite bamwe mu bakiriya bacu ni abanyarwanda. So abo nyine tubafasha, abatuganye nyine tubafasha kugira ibikoresho nyine byo kuri internet bisobanutse, no bikaba ari muri urwo rwego duteza imbere abanyarwanda. Yego, aho ngaho uri nzi ko hari umuryango w'abanyarwanda cyangwa se community bahuza, mujya muhura namwe, ubona bimeze bite se niba muhura? Mba muri community ya hano, mba muri Dallas muri Texas. So hano naho tugira community, nkaba ndimo naho ndabafasha mu bintu bya social media na publicity na ibyo byose like. So ni ibyo cyane cyane nabyo mba muri community muri diaspora. So naho turahugira ibintu bitandukanye mu mwaka bigenda bihuza abantu. Icyo gihe no iyo habaye nk'ikintu wenda kubera ndi muri komite y'abayobozi ba community ya diaspora. So ubwo ni ibyo bintu cyane cyane bafasha n'ubundi kubafasha ibintu bijyanye na internet, ibintu byo kubafasha niba tujya gukora nka event, ibintu by'ama flyer, ibintu nk'ibyo bitandukanye nyine byo gufasha abantu muri community. Dusohoza iyi interview tugiranye ngufi mu ncamake, urubyiruko niko umuntu yabivuga, uri muri diaspora, radio yacu ikurikirwa cyane n'abantu bo muri diaspora. Hari message ushobora guha abantu bo muri diaspora kugira ngo n'abandi ba businessman cyangwa se abandi bantu bafite ibindi bintu bakora barusheho gukomeza kugira umusanzu mu guteza imbere igihugu cyabo? So ikintu cyane nabwira nk'urubyiruko cyane cyane kubera
nk'abanyarwanda baba bari mu mahanga akenshi bafata umwanya nkeka ko ari muremure cyane bari kwiga uko amahanga akora. So urugero ni ukuvuga nk'umunyarwanda iyo ageze muri iki gihugu nyine atangira gushakisha ni ibiki abandi bari gukora, ni ibiki bishoboka, agatangira gukora nk'ibyo abandi bari gukora, ntarebe we ku giti cye ikintu ashaka. Ariko ibyo ni n'ibindi bintu bitangira kera nyine, kuko abantu benshi ntabwo babasha kwiga ikintu bakeneye muri edikasiyo. Abantu benshi nyine bakora ibihari, ntabwo bakora ibyo bifuza cyangwa ibyo bashaka. So ariko iyo ujyanje nk'umuntu wo mu mahanga yagize nko mu Rwanda, nyine aza ahubwo ari we ari kubabwira ni ibi ngibi nje gukora, nyine yarabiteguye. Nyine wenda ibyo ni itandukaniro. So ikintu navuga ku rubyiruko ni kumenya ko hari byinshi ushobora gukora, ntabwo wakagombye guhagararira aho abandi bari. So ku buryo nawe ushobora gutangira ikintu cyawe ukabasha kwikorera, ugatera imbere, ugateza n'abandi bantu imbere. Jean Eddy, reka tugushimire cyane kuba wemeye kuduha umwanya wawe. Aho ngaho ndabizi ko birasa nkaho bikiri mu gicuku, ntabwo buracya neza, ariko wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa One Nation Radio kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane kuba mwanumiye. Ni ibintu byiza cyane cyane guhuza urubyiruko. Natwe kuri The African Boss tujya tugerageza gukora ibintu bimwe na bimwe byo gufasha urubyiruko. So kubifuza kuba bagana kuri The African Boss, mwajya kuri theafricanboss.com, mukaba mwareba ibintu bitandukanye dukora, mukaba mwanakurikirana bimwe mu bitekerezo duha urubyiruko byafasha kwiteza imbere. Yego, urakoze cyane, kandi reka tukwifurize gutangira umwaka umeze neza wowe n'umuryango wawe, ndetse no kurushaho gutera imbere muri The African Boss muri mwaka wa 2021. Mwakoze cyane Simon. Namwe umwaka mushya muhire. Yego.